ibone n'ibyo gushaka amahoro eh yakora impanuka akaba mu y'agaciro yego dufuka tw'amabuye y'agaciro tugahasi amafoto uzabashyira bana yabaza yego yuwe nikoze impanuka aya mafoto muyarebe neza imodoka yawe yakoze impanuka igoma imodoka kuri imodoka igwa amabuye aragwa udufuka turi mu y'agaciro tugusohoka ngari bazima ari yuwe nese ubwo urumva iyo ntambara abantu baje kwihosha cyangwa baje kuyiteza kugira ngo bagire inyungu bafata urumva baza ko impamvu M23 ari ihora mu matwi y'abantu M23 ifite ikintu irwanira right nago cyabura kandi ikintu irwanira njye mbona ko isi yose irakireba ariko irakirengagiza twe tugomba gukorana gutya na gutya ubwo rero bivuze ngo ako rero ni nabyo nese mu ntera hamwe iyi ntera hamwe zavuye hano mu Rwanda zihunze hajyemo n'abayobozi cyane masumba batari barimo so niyo kuri mugabo hajyemo n'abayobozi nibarajyemo n'abayobozi urumva rero leta nimba yarabakiriye bose bahise bajya no hejuru harimo abantu bari mu gisirikare cya Kongo abayobozi nako n'ibisanzwe barakoranaga bose gukorana barakoranye bakigerayo ubundi kuko barabakiriye iyo batemera kubakira ntabwo ko batari ntabwo bari gukorana deja barabakiriye bamaze kubakira ahubwo babahereza imishinga bafite ati dufite umushinga wo gukuraho witwa ko ari umututsi wese hano muri iki kandi uhereye muri Kongo uhereye muri Kongo cyo kandi bari abatutsi back on dialect meets Rwanda Muranzi Amboy Jolomi cyangwa se Breeze kuri uyu munsi mfite abatumirwa badasanzwe nawe murabona na abasore b'inkorokoro ariko iki kiganiro cy'uyu munsi ntabwo njye murubuze kujya hostinga cause mfite umuhosta ubu kino kiganiro cy'uyu munsi rero ni abantu bakuru bagiye kubibwira babwire icyo tugiye kuganiraho then muze kwiyumvira namwe kaduhere kuri yo man what's up mazina ni yandi ni Mugisha Smith baraje gusura abahungu banjye tuba twaje kuganira ku kintu runaka topic ntabwo ndavuga ariko turaje bagomba kwimenya kane turaje tubereke ibyayo cyane cyane nawe nabibwiye nitwa Shema Olivier cyangwa Mr Shizo Bakame kane wowe akantu ka Bakame kane izina ribaye akantu ka Bakame kane rero ni ndende byataye oya ariko mwese abantu twese tuzi Bakame nyine tu Bakame ubundi je n'ubishije ijambo Bakame mu bitabo ni umuntu ari ufite akili ntabwo Bakame mu bitabo ntabwo yari umuntu Bakame mu bitabo yari akanyamaswa kagakwavu ntabwo yari umuntu niko bita Bakame kuri inshuro rero nje no Bakame kane sasa yaje ari umuntu mwumvise tugiye gukorana rero murakoze iki kiganiro bizikora bagiye kujya hosting uyu munsi Bakame kane nugiye gutubwira icyo tugiye kuganira kuri uyu munsi murakoze tugiye kuganira ku bibazo biri kubera mu gihugu cy'abaturanyi twe turi mu Rwanda ikibazo kiri kubera mu gihugu cy'abaturanyi cya Kongo gihangayikishije abantu batari bake hano ku isi natwe turimo ariko turaza kukivimusi ntabwo turi bukivuge wenda byinshi cyane wenda mu buryo wenda bundi turabivuga nk'abaturage cyangwa nk'abandi bantu nyine bareba ibintu biri kubera nyine hirya no hino cyane cyane mu bihugu bidukikije icyo kibazo rero ubwo turaza kubiganiraho turebe ese byahereye ryari ese ikibazo nyamukuru ubundi gituruka kuki ese ubundi byatangiye ryari bizarangira ryari ese ubundi niye gahunda yari muri nk'uko bivuze kuko igihugu cya Kongo ni igihugu gifite kiri mu bibi nk'uko twabivuga kandi akenshi bikataka n'u Rwanda ko byose u Rwanda hari aho ruhurira n'icyo kibazo kiri muri Kongo numva nyine turegeranye duhanye imipaka ntabwo byabura rero ntabwo turi butinde sibyo Mugisha ubwo nawe
Gishegeze kwigera igoma. Mungu atembereye igoma. Bati do ngaho ndiko. Nagezeyo. Izo rero bari kurwana. Wigereye Kuri tere. icyo gihe se byagenze Twagiye nyine tujye gusura abantu bisanzwe ariko bari batuye hafi ya cya kibaya barwaniragamo hafi y'agasozi bitanga amabere y'inkumi. Mu kibaya nyine kinini byatari kigabanya wa musozi ngo ni ari Kilimanjaro ni bari ngiki Kilimanjaro wa musozi Kilimanjaro aya Karisimbi niyo gabanyara Karisimbi buri burandi za Karisimbi cyasabye inyo no yumva amabombe ari kutuka Goma yikubita kuri uwo musozi none nanda akava kuri uwo musozi yikubita hafi ya Goma kayumva mari kayugira mbese urumva byose bihuye n'ibyo tujya kuganiraho naza kutubwira ukuntu wabibonye se ubundi wabonye harimo izihe ngaruka wabonye harimo izihe nyungu wenda nubwo twese tuzi ko nta nyungu n'intambara izana intambara irasenya ntabwo yubaka ariko kuri urwo ruhande irasenya ntiyubaka ariko hari ababyungukiramo mu ntambara abyungukiramo ubwo burasi bo baba bayiteje ko byagenda kose niba washoje iyo ntambara ntabwo wakora ikintu utari bumukirane ariko buri izo nyungu biterwa n'izo arizo biterwa n'uruhande ziri bujyeho niyo mpamvu urumva akenshi intambara nyine ntabwo wakwirwanya baba barwana ari impande zitandukanye ari impande zitandukanye ariko muri izo mpande zitandukanye haba harimo izifite gahunda yazo zituma habaho iyo ntambara n'inyungu zizavamo ni wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi twibwire tujya kuganira ku kibazo cya ntabwo turi butinde turi hano muri eSmart house we give you a smartness utanga ibicupuri twe ntabwo bibaho abakoramo ntibikora ushaka podcast nziza amafoto meza yawana eSmart house rero ntabwo turi butinde turahera ku ubundi igihugu cya Congo muri rusange cyabayeho ryari cyagenze bite ese ubundi iyo ntambara yaje ite iri kuba mu buhe buryo igamije iki ese ubundi kibiri inyuma ni igiki ibyo bintu bitava mu matwi y'abantu buri gihe bihora bigaruka intambara ya Congo gutyo rero ntabwo turi butinde ubundi muri Congo ni igihugu kinini cyane ariya mu gikubye u Rwanda 189 urumva ni hafi aho ariko upimye wabibona tu ariko icy'ingenzi turiho ni ukureba ngo ese ubundi iriya ntambara bibayeho kubera iki ubundi igamije iki ntekereza ko kuba iriya ntambara iriho ni inyungu z'abazungu hari akajendi abaye abazungu se baraye hari Kimironko abazungu bahari ya Nyabugogo bari gucuruza ibihugu bya ubuzungu uri mu Rwanda jya wumva nyine ibihugu bya dufate Europe Amerika ibihugu tuvuga kuko Ubufaransa nibyo bihugu byukira muri ziriya ntambara kenshi ejo ndari imodoka yaguye muri Congo impamvu ko arizo ubungukiramo imodoka yaguye ni kugwa igoma ibone n'ibyo gushaka amahoro yakora impanuka akaba mu y'agaciro dufuka kamo y'agaciro tugahasi amafoto uzabashyira bana yabaza yuwe niko zimanuka aya mafoto muyarebe neza imodoka yawe yakoze impanuka igoma imuko ko ni imodoka igwa amabuye aragwa udufuka turi mu y'agaciro tugasohoka ngari bazama ari yuwe nese ubwo urumva iyo ntambara abantu baje kwihosha cyangwa baje kuyiteza kugira ngo bagire inyungu bafata urumva nibyo umusaza ejo bundi yarari kuvuga sinzi impamvu maze iminsi mubona amanama amaze igihe ari kuba mwekisigaye yanze no kwitabira ari naho umusaza ya mention South Africa akavuga ati buriya inyungu ziri muri bifite twe mu Rwanda dufite ibinombe byacu ducukura amabuye tugira amabuye ducuruza hanze dufite aho tuyakura muzaze tubereke ariko South Africa yo
n'ibindi ifite icyo kungukiramo ibindi bindi rero ubu tuvugana muri Congo habaye imitwe myinshi cyane n'itazwi ariko imike nabashije kumenya hariho imitwe 120 muri Nord Kivu. icyo gihugu cyazabona icyo gihugu kizabona muri Nord Kivu bro uri kumva wakwibaza iyo mitwe 120 ese ubundi kuki bahora bashyira M23 mu matama bahora bavuga ngo urabona ngo M23 ngo umutwe ngo witwaje intwaro umutwe w'ibyihebe niko giseta vuga ngo ibiki urumva ese niyo mutwe ubundi wonyine uhari no ese ubundi iyo mitwe yindi irwanira iki urumva rero muri iyo mitwe yose 120 ibifite abayiyobora abayobozi bayo buri mutwe ufite umuyobozi wayo kandi buri mutwe ufite n'intego intumbero yayo icyo ushaka kugeraho right kandi urumva biratandukanye still kuba byonyine ari imitwe itandukanye ubwo n'intego ziratandukanye cyane n'abayobozi baratandukanye sinibaza impamvu rero M23 ari igaruka mu majwi gusa bavuga ngo urabona ngo M23 yarananiranye ariko mu mitwe wenda tuzi abantu benshi harimo za FDL Wazalendo Maimai Nyatura za Twirwaneho za Pareko za Gumino za bariya intera hamwe habaye n'iramo dakikazo zabaye FDL habaye n'imitwe y'abarundi mani yitwa ngo nimbari iki ibyihebe to bahita gukira iranya numva gukunda kuzahaza barabarundi mu mashyamba niki akunye nibaza ko impamvu M23 ari ihora mu matwi y'abantu M23 ifite ikintu irwanira right nago cyabura kandi ikintu irwanira njye mbona ko isi yose irakireba ariko irakirengagiza gute se no kukirengagiza none se njye ndahagara ku ruhande rwa M23 yego koze M23 irwanira ikintu gifatika ifite abantu yikurwanira kuberekana mu Rwanda dufate nko mu Rwanda harimo inkambi zingahe harimo inkambi zirenga 3 icyo baziziza ngo nuko zivuga ikinyarwanda ntabwo bemera ko ari abakongomani kandi ko Kongo yarabayeho hakabamo abatutsi bicara muri Kongo ntabwo ari impamvu zabo koze ni igihugu cyakazwe rero icyo M23 irwanira ishaka uburenganzira bw'abo bantu no tuvuze nka Wazalendo irwanira iki ni imitwe yishirwaho n'abazungu kandi Wazalendo ngo irwana na igisirikare cya leta barafatanya nta kintu na kimwe barwanira icyo barwanira bo ni ukubaho n'ubutunzi bwabo bashaka ko nyine amaronko oya Wazalendo ntawe ishaka amaronko ahubwo Wazalendo ukuntu imeze yo ifite abayishyigikiye kandi abayishyigikiye ni umukuru w'igihugu uwo mukuru w'igihugu nawe aba bamushyigikiye bamushakaho amaronko none ayo maronko nawe akayafata agahita abwira Wazalendo ati murarwanira iki murarwanira ko nta mututsi ugomba kuba hano mu gihugu right nimba ubwenge nta kindi kintu barwanira iyo barwanira amaronko yabo nta buzima bari nta n'amaronko nta bakongomani baranakongomani bagenzi b'abantu ba muri FARDC n'abandi ba Wazalendo nta maronko barwanira muzaba barwanira iki urumva nibyo twavugaga ni ya mitwe myinshi nyine imwe idafite n'ikintu rwanira Kongo ni igihugu ugasanga ni nk'umutwe wibera muri quartier usanga ni nk'umutwe n'ahandi hantu wajya ari umutwe wifite intwaro zabo muri quartier y'iwabo gusa bibera ahantu mu gace bibera ahantu urumva abageze babagirira nabi wenda mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se nyine wenda bafite n'ibindi bintu biberamo sinzi urumva ariko ubundi nyirizina ibyo bibazo byose ubundi byaturutse ibibazo byaturutse ku bakoroni ni ingaruka z'abakoroni igihe cyabo ndumva giye byaratangiye I think n'abazungu gukora n'abagati n'abazungu igihe bazaga baje
baje n'abo missionnaire missionnaire bavuga ngo abantu mu gukira ubundi baraje basanga u Rwanda ni rugari basanga u Rwanda rufata muri Masisi Rucuro none mu bice bya Uganda hari u Rwanda rukora Tanzania no ku Burundi bafashe rero ubundi hari umubirigi witwaga Baudouin yari umuzungu ariko yari umwami icyo gihe habagaho abana uwo rero uwo mwami niwe yahamagaye Patrice Lumumba turabizi ko afite amateka maremare muri Congo. Patrice Lumumba kuri Patrice Lumumba yaza kuba kiri ubu ngubu ntabwo Congo imeze kuri za ntambara z'urudaca ziba zimeze kuri muri kano kanya uri kumva rero uriya mujene Patrice Lumumba we icyo gihe yagiye mu iki gihe cy'uwo mwami nyine atumiwe n'uwo bita Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah se yari umujyango. Kwame Nkrumah yari perezida w'icyo gihugu wo muri Ghana. Yari perezida se yari umwami se yari umuyobozi ariko urumva yari Kwame Nkrumah ubundi turanamuzi ko yanditse n'ibitabo byinshi cyane yari umuntu uzwi urumva ariko icyo gihe icyo nshatse kuvuga urumva hari uwo bitaga Joseph Kasavu muri Congo rero icyo gihe nani Lumumba ajya muri icyo gihe ari mu 1958 ajya muri Ghana nibwo yagiyeyo ariko ajyayo atari we bashakaga ko kundi nyine birangira nyine ibintu bibaye nyine ariko atari we barateganya urumva intego yabo yari uwo ngo Joseph birangira atagiyeyo atabone atari we nyine ugiyeyo urumva ni ibintu birebire icyo gihe nibwo uwo mujene yahageze baraganira bamubwira nyine ibyo bashaka kumva kuko nyine umuntu ahita akubwira nyine urumva nimba ari inama nimba ari bahita bakubwira nyine icyo bashaka numva ariko byaragiye biratinda babona ntago bari guhuza na Lumumba urumva nta nubwo bari guhuza ko Patrice Lumumba we n'amaspeech yavugaga n'inzozi yari afite urumva yari kugira ngo yari umunyagihugu kabisa icyo nshatse kuvuga rero icyo mbivugiye ababirigi bageze igihe urumva bashaka kurekura Congo kugira ngo bayihereze ubwigenge ariko badashaka kwivamo urumva bashakaga bo kugira ngo bereke Congo ko yigenze ariko itigenze bakiyobora bashakaga rero izo ibyo nabwiraga bya Joseph Kasavubu niki ni kugira ngo bo bashaka kugira ngo Kasavubu ko babonaga ari we uzabumvira uzagira gute udafite umutwe nka Lumumba kugira ngo bamushyire ku buyobozi bamugire perezida nyine wa mbere icyo gihe kuko habaga ibyo abandi bamugire perezida wa mbere namara kuba perezida noneho babazungu bajya bamukoresha icyo bashaka ariko byitwa ko ari perezida bakomeza mbere nk'aho bayoboye ariko batayoboye bereke isi ko barekuye cyangwa bereke Congo ko bayirekuye ariko bari kuyobora iki bakoze byarangiye bamwishe Patrice Lumumba yaragiye bamwishe kuko ntago bari guhuza bagomba kuzahuza kuko nigeze kumva speech ya Patrice Lumumba ibintu nk'umuntu bingana nibuka yavuzemo bizima yaravuze ati icyo nshaka sinshaka umuzungu baza duturane tubana ariko nabo nshaka umuzungu tuyobora icyo nshaka nuko umukongomani yitwa umukongomani ariko we yivugira tutironze ku kintu ujyanye n'ubwoko ngo uyu muntu ni umukingo kuko ni umuntu wumvaga nyine ko Congo yarasatuye yaciyemo kangahe irimo abantu batandukanye kuko tuzi mu Uganda y'abanyarwanda hano muhigeze kuvuga harya mu Tanzania wo mu Tanzania
ngo Kenya Tanzania izafata amasaha muri Tanzania ibirukana bajyana muri Kenya. Ni noza ejo bundi noza ni William Ruto. Yo bivuze ejo bundi. Amasaha babajyana. Ariko ukuntu bakase imipaka ukuntu Kongo ivuga nta icyo kintu Patrice Lumumba yari akeneye igihe cyiwe. Kuko ubundi ngiye mbona ko Patrice Lumumba nk'Imana ibyemera akayobora Kongo right now. Shaka ko igihugu cyane ko kintu kizero right now ku isi yose. Ibyo bintu uvuze ejo ndi kumva interview ya Yuria Guverineri mushyashya bashyizeho avuye muri Canada vice nawe yitwa Wiri Ngarambe hafa Wiri Ngarambe ntabwo nitwe ikiganiro yakoze kuri Mama Rwa Gasabo ariko uvuga ukuntu Kongo ibyo bintu waruvuze Kongo ifite ibintu byose ifite umutungo kamere ifite ibintu byose isi ikeneye cyane ariko ngo nta kintu bakora habuze kintu bakora oya n'abafite ubwenge barahari ahubwo ko leta yabo nta buringanire ntago itekereza ku buzima bw'abantu abaturage muri rusange yo irebaho ubwayo inyungu zayo yo ireba nuba ngo nimbura umukire ugura umukire nta bindi nimbura umukene ugura umukene ubwo ngo n'ubutegetsi buriho bureba ku bakire bari muri icyo gice cyangwa muri icyo gihugu ntibite kuri wa muturage wo hasi umuturage se bamwitaho gute batamubonye ntago bamuzi ahubwo se bamubona gute kandi batamwemereye ko umuturage ahubwo se baravuga wowe ntabwo wakwemera ko umuturage ntabwo wemera ko umuturage barakubona bateka batemera ko umuturage uri umuturage ariko uri umuturage udafite uburenganzira wowe ntabwo byanze bikuze ntabwo urumva nyine ntabwo uri umunyagihugu kamene nimba Gisegeti one day yavuze ngo akongomani avuga ikinyarwanda nta bakongomani sibyo ejo kugira bati bariya ni bazobi banyarwanda urumva nicyo kintu kugeza ubu ngubu nicyo kintu giteje impagarara nicyo kintu kiri gutuma abantu bataryama uri kumva si yose itaryama nicyo kiri gutuma abantu bose bangayikanya bavuga ati Kongo kubera iki ntago Gisegeti ntago yicara ngo atuze uri kumva ntago muri make ibi bintu twe turi kuvuga gutya we ntago yabivuga abivuze atese oya ntago urumva sinzi nimba icyo kintu uri kucyumva ukuntu twe turi kwisanzura nyine ukuntu tubohotse ukuntu turi kuvuga ukuntu wenda tubibona iki urumva wenda turaza kubijyamo deep turaza kubijyamo indani cyane ariko kugeza ubu njyewe nkubajije nkavuga ati se urabona Kongo umwanzuro wabira ibibazo wenda byagenda gute urabona byaca mu nzira ushaka kumbwira ibintu kandi koko twanabikora tugasanga wenda bikaba byaba byo nuko wenda we tudafite ubushobozi bwo kubikora ushaka kumbwira ikintu cyangwa nkakubwira ikintu washyira mu nyabwenge ukumva nibyo sibyo ariko we nago uwo mwanya wo kubitekereza nawe afite nago ageni afite kubera ko we afite igihunga cy'abaturage urumva bariya bavuye hano mu Rwanda bakoze amarorerwa nibo bagiye bagira ideology bashyira muri bari abaturage hanyuma noneho abo baturage kubera ko abantu bavuye hanga barindwanye n'ubundi bagezeyo leta izo ndwanye dufite tubonye noneho abo ngabo nibo bagiye bagira gute begera abayobozi bakuru bo hejuru kandi koko bigira abayobozi bo hejuru arabati twe tugomba gukorana gutya na gutya ubwo rero bivuze ngo ako rero ni nabyo nese mu ntera hamwe zavuye hano mu Rwanda zihunze hajyemo n'abayobozi cyane masumba batari barimo so hajyemo n'abayobozi nibarajyemo n'abayobozi urumva rero leta nimba yarabakiriye bose bahise bajya no hejuru harimo abantu bari mu gisirikare cya Kongo abayobozi nako n'ubisanzwe barakoranaga bose gukorana barakoranye bakigerayo ubundi kuko barabakiriye iyo batemera kubakira ntabwo ko bari gukorana deja barabakiriye bamaze kubakira ahubwo babahereza imishinga bafite ati dufite umushinga wo gukuraho witwa ko ari umututsi wese hano muri iki kandi uhereye muri Kongo icyo gihe kandi bari abatutsi benshi niho batangiye kugira gute kugenda bariho nyine mvuye kandi ibyo twavuga cyagiye bya mbere nyine nkubwira ukuntu kucyo gihe ubundi mu cyamagani nani ya nama yabaye yaba Otto von Bismarck
siko bamwitara Ottoman ya kera ya kera yo kugabanya Afurika icyo gihe ngo bayishyize ngo ku meza ngo baragabanya bagabanya abari hano za Gisenyi urumva ko ni ikintu cyane nyine mbere ya mbere iyo na mbere y'izo ntera zijya muri niba Kongo barasaba bitanga harabacyara abanyarwandafone abaki abarwandafone abarwandafone abo nibo bisanze hehe bari mu gihugu cya Kongo urumva noneho bagezeyo nibwo nyine aba basirikare bakoze amarorerwa bamanutse bajya muri Kongo bageze bara bati nta mututsi dushaka muri bino bice nta mututsi dushaka muri iki gihugu kuko nta bundi buryo twakoresha tutageze gute tutabanje kwinjirira bano bayobozi bakuru kugira ngo dukuremo kuko udesha bataranagerayo abatutsi bari babayeho neza muri Kongo bisanzuye bafite nta kibazo bafite ariko aho bari abagabo bagereyeyo niho haje ibibazo nyine batangira guhiga batuma umututsi wese turamwica kandi koko ibibazo byagiye bitangiye kuko ibyo bintu bivuze nibyo kuko abo izo nterahamwe urumva ntabwo zari kuva mu Rwanda zimaze kwica abatutsi ngo zigere ngo zibabone zibareke ntabwo zari kubareka kuko urumva n'ubundi bavuye ahangaha ibyo bashakaga gutsemba kuko bakabamara bose bakabamara noneho icyo gikorwa ntabwo bakigezeho ntibanyurwa bagezeyo basangayo iki babandi bahozeho noneho babaye muri za 57 bahita batangira kuvuga ati namwe mugomba kuva batangiye kubanyuraguramo ni ukuvuga ngo ni wa muri make ibyo bintu byose byahereye ku butegetsi bubi ntago ziriya nterahamwe iyo zigera muri Kongo bafite ubutegetsi bwiza ntago bari kuzakira ntago bari kuzakira kandi batazakira urukumva ko urumva abaturage nyine ubuzima lifestyle yabo yari gukomeza ikaba kwakundi nyine bagakomeza bagahinga bakorora kuko Nord Kivu ahanini sibamo abantu bavuga Ikinyarwanda benshi Nord Kivu ubundi Kivu Nord na Sud bari abantu bavuga Ikinyarwanda iyo izo nterahamwe zitaza nta iyo duruje ubwo bakubona umwanya w'ibyo bitekerezo byo gutekereza kandi ubwo buyobozi bwari buriho urumva bwari ubwande bwari ubwa Kabila wa mbere Kabila pere niwe wari uriho icyo gihe kuko ariko nitwirengagize ko ibyo byose byo kuvuga ngo Kabila ngo yarabakiriye ngo gutya urumva nuko nawe ari leta yari iriho niko yari imeze kuko nawe yagiyeho wibuke ko Mobutu ubundi Mobutu story urayizi uziko Mobutu uziko yari umu agent wa CIA mbyumva nigize kubyumva ko Mobutu yaje urumva umuntu nk'uwo afite ubwenge bwinshi yaraje ahita atangira kurega nde wa wundi Lumumba atangira kumushinja ibyaha kuvuga ukuntu nyine ngo urabona ngibiki urumva nyine byamoko nyine bahita bamwica bamaze kumwica niho iyo ubundi niho iyo leta mbi yaturutse kuko Mobutu yahise ajyaho urumva Mobutu mu kujyaho ajyaho atari we wijyanyeho ajyanyweho nabo babirigi kandi abo babirigi intego yabo turayizi byari kugira ngo bakomeze n'ubundi bakomeze bakomeze bafata amarongo urumva kuko ubukoroni bwari buryoshye pe natwe mu Rwanda natwe rwose batubwiye mufate icyo gihugu mu gikoronize gifite ubutunzi urumva nyine mufata ubutunzi nta kindi cyane rwose niyo mpamvu rero tugomba kwirengagiza ko abo bazungu aribo iyo myumvire yabo yakukiye muri Mobutu urumva ntabwo yari ari wenyine yari afite leta